voilà birumvikana turacyari kuganira akenshi ukunze kumva ibibazo ku isi bitandukanye by'ubushomeri cyane cyane mu bihugu mu majyepfo y'Amerika ibura ni ibihugu bimeze nka buriya za Brazil za Argentine mu byaro byaho ni ibihugu biba bikeneye cyane nuvuga ngo iyo umuntu agize chance akazamuka kubera ko bakunze kudevelopa impano z'umupira w'amaguru iyo umukinnyi avuye hariya akajya mu Bwongereza urumva abagiye guhembwa umushahara mwiza abazamutse muri level ariko hari ukuntu byibuze umutima mukubita agasubira iwabo akubaka nk'ibitaro akagenda agashinga business abo bashomeri bakagenda bagira ikintu babona urumva mu Rwanda nk'umuntu wagize aho agera ava akagera wamugira iyo nama yo kugira ngo nawe agire icyo afasha bene wabo just ibyo ni byiza cyane ngiye ari nkanya ufite ubwo bushobozi ahubwo jewe sinakifuje kumva bambwira ngo umuturanyi nta kazi afite sinakifuje kumva ngo umwana wawe cyangwa uriya ngo nta kazi afite nakifuje kuba agiye nagerageza kubashakira imibereho yoroshye nanone itaremereye cyane urabizi nta gukorera amafaranga umunsi umwe ngahita akira ariko benshi babisigirwa umunsi umwe bagahita bakira ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu ashaka akazi agakeneye pe anababaye akagira chance akakabona yamara kukabona akakazanamo ubunebwe cyangwa se nakitabire nk'uko bigomba akazi ugasanga akazi kagiye gapfa mu buryo bumwe cyangwa ubundi nk'umuntu kuri experience yawe wamubwira iki kuri experience yanjye ikintu namubwira nuko mbona yuko atari byiza kuba umuntu yakumva yuko amafaranga afite araye wenyine uko kuba ari ukwikubira nkumva yuko giye nk'inshuti dushobora kuba twafashanya ese ubu ngubu wagereranya gute nk'umuntu w'umusore ubayeho muri ubu buzima wagereranya gute umusore ufite akazi n'udafite akazi nabagereranya cyane par exemple ushobora kuba ugiye mvuye ku kazi wenda uwo munsi nahembwe ariko tugahura n'akabazo gatoya umwana agakomerekera imbere yacu wa wundi udafite akazi niwe umufashe urumva nta bushobozi afite bwo kumujyana kwa muganga ariko we n'ubu ufite wa mutima w'urukundo kandi wumva yuko ugomba gufasha kuri ya mafaranga wakoreye kandi ufite wa mwana uramufata umujyane kwa muganga urugero rwiza cyane rwose turacyari kuganira kuri ubwo ubuzima bw'umusore wize umusore agize chance arize wenda arangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza uwo musore araje yabuze akazi uwo musore wamubwira ko agomba kujya gucuruza amakara akabyumva yabyumva vuba cyangwa bitewe n'uburyo we aba yarisetinzemo hari nk'uvuga ngo aka kazi karasuzuguritse ngo nge ntago nagakora ngo ngewe ngo urareba ngo amashuri nize ngo ngo ngewe ngo njya neza nka nk'uko shaka ngo bukano kanya ngo ngewe ntago wambira ngo njye mu makara ariko ntiyibuke yuko ahava yandi makeya na menshi yahava iryo shuri yize yararyize ariko ntago yakomeje ngo yige ngo ahembwe urumva rya shuri we yize ryagize aho rigarukira arongera agaruka muri level urumva yagarutse inyuma mbese mu bundi buzima nawe ubwe atakekaga yuko azahura nabwo uwo muntu rero uvuga ngo akazi ngo kuba yacuruza amakara ngo iki ngo ntiyabikora oya ngiye namushishikariza gukora akazi kose agakunze atitaye kuko kameze ya mashuri ye akazamufasha ageze kuri rwa rwego rushimishije kavuga ati jye narize ndetse ari gukora ka kazi ni kuvuga rya shuri wize umuntu akavuga ati koko uyu muntu ashobora kubaza ubwenge umuntu utaremeye kuryama cyangwa yemere kwicara akaba ari mu makara kandi akaba yarize kano kazi akanaka tuvuga yarize nk'ubu nasare yarize ubuganga ntago naza agacuruza ya makara ejo azaza yakuremo ikindi kintu kirenze azayafata yasike ubu kano kanya nibo bantu barimo bagenda bagira gute baduha inyigisho mbese umuntu areba akavuga ati ariko se kuki kari akazi nari naragapinze ubu kano kanya umuntu arajya gusya amakara
uzivu bigira ariko ntago bivuze yuko wa muntu wize atagakora kuko bwa buzima bw'isi ntawe bureba ngo uyu muntu ninde. hari inkuru nigeze gusoma ivuga ngo ushobora kuba ufite ibitekerezo byiza kandi byubaka ariko udafite amafaranga, we n'ibitekerezo byawe mukajya kugwa iyo ngiyo. Wa undi ufite amafaranga nta n'igitekerezo afite cyakubaka agahabwa ijambo n'umwanya. Ibyo bintu ndagira ngo ugire ikintu bimbwiraho. Ibyo bintu rero nk'umuntu umaze kubona experience nkeya, sinavuga ngo ni nyinshi cyane ku buzima, umuntu nk'uwo ntago aba ari mwiza. Buriya njyewe ntago naha agaciro umunyamafaranga cyane, nciye kuri wa wundi ubabaye mfite ubushobozi. Yego pe mfite amafaranga ariko nta bwenge nzi, se kuki icyo kintu nta gitekerezaho ngo nshake wa wundi wize aze mushyire uruhande rwanjye tujye dufatanya. Tuvuga ko bagomba kuzuzanya. Voilà. Ni ukuvuga ngo turacyari kuganira kandi ikiganiro cyacu kiri kugenda neza. Hari ikindi kibazo nshaka kukubaza. Akazi, iyo havuzwe akazi, urumva harimo n'ikintu cya occupation, kubona ikintu cy'okupa kikaba cyakurinda gukora ibintu wenda bitari byiza. Ese nyuma yuko wenda akazi ubonyemo avantage yo kuba occupation, ukabonamo na avantage y'amafaranga, urumva ubu akazi ni yindi avantage iri mu kazi nyuma ya occupation n'amafaranga. Avantage iri inyuma aho ngaho nuko ubasha kwisanzura kuri buri umwe wese kandi ugahuza na buri umwe wese, yaba umubi cyangwa umwiza. Ariko iyo nta mafaranga ubuhuza n'aba bandi mufite ibitekerezo bimwe. Ikintu navuga ngo akazi karakokipa, kuko nk'ubu ngubu nshobora kuba nagiye mu kazi, nk'urugero ruri bugufiya, nshobora kuba nagiye mu kazi nize ibintu bya electricity, nkakora ka kazi kanjye, ariko noneho muri ba bandi hakaba hari umuntu wambwiye ati njyewe nari mfitemo umwanya kano kanya, sinzi nimba waza kwibeta ugiye kurya ukaza ukankorera ka installation mfite hariya, nkabasha kuba nakurebera nk'agafanta. Icyo gihe bitewe n'uburyo wowe uzi cya kintu kandi wagiye muri ka kazi, uragenda ugakoreka ukomeze na ka kandi. Ubwo rero birakokipa kubasha kugira icyo ufata kigaragara mu mwanya wari urimo neza. Reka nkubaze ikindi kibazo cy'amatsiko. Nk'ubu ngubu hagize umuntu ukubwira ngo ngwino nguha akazi ariko kuri condition runaka, njyewe ndagusaba yuko ugomba kuza kogosha dread zawe, kuko abantu benshi bafite dread baba bazikunda cyane, baba bazikunda pe. Icyo kintu maje kukibona. Bati turagusaba ko ugomba kogosha ordinaire, usigaye agasatsi gakeya. Icyo kintu wacyemera? Okay, ntago najya hakana kuko buriya ntago uzazamurwa na wa musatsi, nta nubwo uzamanurwa na wa musatsi. Kondisiyo nimba wemeye guhuza nawe mukaba mugiye gukorana, icyo yagusaba cyose wagikora. Hari umusore twigeze kuganira ambwira ko atatinyuka gutereta atarabona amafaranga. Ibyo bintu bimpurize. Ese gutereta cyangwa se kugira ngo ugire n'ibiganiro bishingiye ku rukundo n'umukobwa, nuko koko uba ufite amafaranga cyangwa? Oya, ntabwo ari uko ufite amafaranga. Ubu ngubu sinzi mu bintu byinshi nshobora kuba nakora, nkunda gutangamo n'ingero kuko zimwe mba naraziboneye. Nshobora kuba agiye nta mafaranga pe, ariko mpuye n'uwo mukobwa ahuye n'akabazo runaka kandi mfite uburyo nagakemura. Nta mafaranga mfite pe, ariko ka kabazo ndagakemuye. Hanyuma yo kugakemura nkamubwira se twajya tuvugana mu buzima busanzwe tukiganirira, giye ko mbona ndi jyenyine gutya, ati nk'ubu ngubu sinakubeshya nta nshuti ifite, wazambera inshuti? Umva yuko aho ngaho uba wihuse cyane, ashobora kwita akubwira ati hoya, cyakahita akubwira ati
ariko bitewe na bwa bufasha uba waramuhaye ngo arareba akavuga ati oya wenda sinzamubera umugore ariko reka mwemerere kuba inshuti nawe urumva bwa bushuti ubanye nawe buragufasha kuba wakwiyongeramo aka experience ko kuba wavugana n'umuntu mu mahoro nta kibazo wumva bimeze neza. Mugenzi we cyangwa mugenzi wawe umwe muri abo ngabo uzashiduka habonetsemo gukunda agukundiye icyo ufite cyane nta n'icyo ufite. Ntago rero ko ufite amafaranga ari byo bizatuma utereta. Okay. Urakoze cyane. Kano kanya twari twagusuye twakubwiye ko twebwe aho dukorera ni kuri YouTube channel ni iwacu mungo. Twagusuye mbere yuko turukugana ku musozo, mbere yuko dusoza gira ikintu ubwira abantu bakurikiye iwacu mungo TV. Ikintu nababwira cyambere kibanze ni ukumenya yuko umuntu ari inkundi. Icya kabiri nturebere yuko umuntu amugaye we ngo umusuzugure. Icya gatatu nshuti yanjye ntabwo kukubona nzakubonamo urwango cyangwa urukundo, ariko gihe nzakubonamo umuntu tubanye. Ubwo rero muri make nifuzaga yuko buri umwe wese yabana n'undi amahoro atitaye mu kurobanura uko umuntu ameze, ahubwo we ashingire yuko twese turi abantu. Murakoze cyane turi inshuti. Uragize uti murakoze cyane turi inshuti kandi koko nibyo. Mbere yuko dusoza banza wibutsa abantu. Ku mazina yanjye nitwa Nitegeka Dominique, niyo mazina nzwi ku irangamuntu ndetse n'ahariho hose. Sinjya nkunda agiye kwiyitirira amazina y'abandi, ariko iyo bibaye ngombwa yuko hari umukino runaka tujyamo nshobora kwiyitirira izina ry'abandi kugira ngo ntagira gute hatagira numbona kavuga ati yewe uriya muntu niwe wazanye bya bindi. Ariko iyo yanyigisho isohotse igasanga yari ifite irindi zina bakareba wa wundi bakita bavuga ati niwe nimba ari we birashoboka. Muri football wakiyitirira nde? Muri football muri football buriya nakundaga umugabo bita Inzagi Filipo Inzagi. Haya ngayo nguko Inzagi cyane. Wakoze cyane nawe. Namwe nukuri kandi ndabashimiye. Murakoze cyane. Iyi ngiyi yari Iwacu Mungo TV. Kora subscribe ubone amakuru ku gihe. Stay touched. Subscribe.